Bahaye ikaze kuri Big Move Entertainment. Yari umwana w'umusore witwaga Ian. Ni umwana wakuze abana n'ubumuga. Papa wiwe yaramwinubiraga cyane, ariko yakomezwaga nuko yari afite mama we wamukundaga. Igihe cyarageze mama wa Ian yaje kwitaba Imana, ariko yitabye Imana Ian yarabaye umusore mukuru. Akimara kwitaba Imana, papa wiwe yakomeje kujya yinuba Ian. Aramubwira ati, mama wawe yitabye Imana, ubu ngubu ni njye ugiye gusigara urimo kugora. Papa wa Ian yaje gushaka undi mudamu. Uwo mudamu akimara kumushaka, uwo mudamu yaraje yanga Ian cyane, ku buryo yajyaga ajya no kurya agafungirana Ian. Yajyaga ahora amubwira yuko we nta kintu na kimwe ashoboye. Buriya igitambambuga we wirirwa wicaye aho ngaho gusa, ati igihagararo cyawe warakuze, ariko mu by'ukuri we nta kintu na kimwe ushobora gukora. Ati icyo ushoboye ni ukurya, njye rero ntabwo nzajya nkugaburira utakoze. Ian akabwira mukase ati ariko mama nta kintu na kimwe nshobora gukora, ntabwo nshobora guhagarara ngo ngire ikintu na kimwe nkora. Ati wambabarira basi ukangaburira iry'uyu munsi. Mukase agahita amubwira ati ndakwiyamye cyane, njye ntabwo ndi mama wawe, nyoko urabizi aho mwamushize, ati nyoko mwaramushyinguye, rero ntukajye unyita mama wawe. Mukase yakomeje kujya yanga Ian cyane, ndetse na papa wa Ian kuva mu bwana bwiwe ntabwo yigeze amukunda, ahubwo Ian umuntu wamukundaga yari mama wiwe. Nubwo mama we yaje kwitaba Imana, mukase wa Ian yaje kubwira papa wa Ian ati njyewe rero ntabwo nzashobora kubana n'uyu muhungu wawe, ntabwo nzashobora kubana n'umuntu utagira icyo ukora, icyo gukora ari ukurya gusa yirirwa yicaye. Ati shaka ahantu umujyana, shaka ahantu ujya kumujugunya. Mukase wa Ian yaravuze ati uraza guhitamo hagati yanjye njyewe n'umuhungu wawe, uraza guhitamo uwo muri buze gusigarana hano. Papa wa Ian yahise abwira uwo mudamu nta kuzuyaza ati ni wowe nahitamo, ati kiriya gihungu cyanjye n'ubundi nta kintu kiba gikora hano, ati kirirwa cyicaye gusa. Ati wamugana iyo nama kuva kera nagomeje kubitekerezaho, nakomeje ukuntu nzagenda nkamujugunya, ariko mu by'ukuri nari narabuze ukuntu nzabikora kubera ko mama wiwe yari yarabyanze. Mama wiwe yaramukundaga cyane. Ian akimara kubyumva yahise yabwira papa we ati papa ibyo murimo kuvuga ndimo kubyumva, ati ni ukuri mumbabarire, nta handi hantu nagenda, nta wundi muntu nshobora kubana nawe. Ati none se niba mushobora kutankunda, niba mushobora kutemera ko mbana namwe, ubwo murumva ari nde wundi washobora kwihangana? Papa we yahise abwira Ian ati ntabwo bindeba, ati njyewe icyo nzi cyo ngiye kugukura mu rugo rwanjye nkujyane ushaka ahandi ujya kuba. Papa we yacunze ijoro rigeze, arangije afata Ian amushyira mu kagare, arangije amujyana ahantu kure. Akimara kumugeza aho hantu kure, yahise amukura mu modoka bari bateze bavamo. Bakimara kuvamo yakomeje kujyana Ian, ariko Ian akajya asaba papa w'imbabazi, ari kumubwira ati papa ndakwinginze wijya kunjugunya, wijya kunta, ati wijya kunta ndi umusore ungana gutya, nta muntu n'umwe uzemera kundera, nta muntu uzangirira impuhwe. Papa Ian yaramubwiye ati genda nushaka ujye ubaho urimo gusabiriza, ariko njye ntabwo uzajya ukomeza kuba iwanjye nta kintu na kimwe ukora. Ati nuriya mama wawe na mukaswa ntabwo ashobora kukwihanganira, ati rero ntabwo nahitamo wowe, kandi aho guhitamo umugore wanjye ugira icyamfasha, we nta kintu na kimwe ushobora kumfasha. Papa Ian yakomeje kujyana Ian, yamujyanye ahantu mu cyaro kure, aho Ian atazashobora no gutega ngo asubire iwabo cyangwa abwire n'umuntu amugeze iwabo, kubera ko inzira bari baranyuzemo Ian nibwo bwa mbere yari agiye aho ngaho. Papa wa Ian yahise ata Ian aho ngaho mu kagare. Ian iryo joro yaraye muri uwo muhanda. Bukeye mu gitondo bwaho umukobwa yitambutse mu muhanda, agitambuka mu muhanda yabonye umusore uri mu kagare, arangije aragenda aramubwira ati yewe musore amakuru yawe, ati none se kuri mu kagare byagenze ute, warayemo aho ngaho? Umusore yari agisinziriye. Uwo musore ubwo yari Ian. Ian yahise akanguka, arangije aramubwira ati ntabwo nari ntabibonye, ati kuva nijoro ubu ngubu nibwo nari ntoye agatotsi, nari nihengetseho, nari mbaye nsinziriyeho. Umukobwa yahise amubwira ati none se nta muryango ugira, kubera icyo uri aha ngaha, kubera iki? Ian yahise abwira uwo mukobwa ati reka nkubwize ukuri ntakubeshye, ati njyewe banyita Ian, mu by'ukuri kuva mu bwana bwanjye papa wanjye ntabwo yankundaga. Mama wanjye yaje kwitaba Imana. Mama wanjye akimara kwitaba Imana, papa yahise ashaka undi mugore, gusa uwo mugore papa yazanye yahise amuhereza itegeko ry'uko bagomba kunjugunya. Uwo mugore yajyaga avuga yuko adashobora kwihanganira kubana n'umuntu utagira ikintu ukora, ati nirirwaga njya gusa nta kindi kintu nabashaga gukora. Ian yabwiye uwo mukobwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umukobwa yagize amarangamutima menshi cyane. Umukobwa arangije aramubwira ati hangane, ni ukuri hangane kuba waranyuze muri ibyo bintu byose. Umukobwa yahise abwira Ian ati nanjye banyita Kevin,
ati ndi umuganga hano hirya kuri bino bitaro bya hano imbere, ati rero nagufasha ukaza ukaba urimo kuba iwanjye kuko nta handi hantu ufite ho kuba. Ian yahise amubwira ati ni ukuri mbonye aho kuba waba umfashije nubwo ngiye kukubera umutwaro. Kevin yaramubwiye ati umva nkubwire musore, ati Ian ntabwo uri umutwaro, nta n'ikindi kintu icyo uri cyo, kuba waravutse wisanga gutya ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare. Nawe ntabwo wanze kuba umusore nk'abandi, ntabwo wanze kugenda nawe ubishaka, ati ni ibintu wavukanye, rero nta mpamvu yo kwicira urubanza. Ian yahise asimira uwo mukobwa bitaga Kevin. Kevin yahise ajyana Ian. Kevin arangije ajya kwa muganga n'ubundi aho yari asanzwe akorera, yari umugangakazi ku bitaro byari biri aho ngaho. Kevin ndetse na Ian bakomeje kubana, gusa Kevin yari afite umuhungu bakundanaga, ndetse uwo muhungu yari yaranasabye Kevin. Uwo muhungu wari warasabye Kevin yitwaga Sami. Rero igihe cyarageze, Kevin arangije ahamagara Sami amubwira yuko hari umusore yabonye, umusore utari ufite ahantu ho kuba. Sami arangije araseka cyane, arangije aramubwira ati okay, ndumva ugira umutima mwiza, ati rwose komeza ugire umutima mwiza. Kevin yarangije abwira Sami ati ariko Sami, ndatekereza nkurikije ibintu byabaye kuri uyu musore ntabwo nshobora gutuma yabaho wenyine, ati nituramuka tunabanye nawe nzamuzana mu rugo tubane. Sami yahise aseka cyane, arangije aramubwira ati Kevin uri umusazi, ariko njye ntabwo nshobora kubana n'igihungu kituzuye, njye ntabwo nshobora kubana n'umusore utagira ikintu na kimwe akora, kwirirwa wicaye mu rugo gusa. Sami yabwiye Kevin ati we komeza witegure ubukwe rwose, ukomeze witegure nk'ibisanzwe, ariko wumve ko uwo musore rwose tuzigera tubana. Umunsi tuzajya kubana uzashaka ahandi hantu mushira, niba uzamujyana iwanyu sinzi aho uzamujyana, ariko njye ntabwo uzigera umuzana mu rugo rwanjye. Ntabwo nshobora kubana n'umuntu umeze gutyo udafite ikintu na kimwe ashobora kwimarira, ahubwo ari wo kungora gusa. Kevin yabwiye Sami ati gerageza unyumve, ni ukuri uyu musore yakuriye mu buzima bubabaje, yabayeho nabi cyane, rero ntabwo ari cyo gihe cyo kumusiga, ati igihe ntabwo ari iki ngiki cy'uko twamutererana. Sami yarangije abwira Kevin ati umva Kevin, twabiganiriyeho, ujya kuzana uwo musore cya mbere cyo ntabwo wegeze ungisha inama, ati warabyutse gusa ngo uragenda ngo ubona umuntu uri aho ngaho birahura, nawe urangije uramutoragura, ati noneho warushije abantu bamutaye aho ngaho impuhwe, we warushije papa w'umwana impuhwe, ati kandi urabizi neza umuntu urusha papa w'umwana impuhwe icyo bashaka atabashaka kumurya, nta kindi cyangwa ashaka kumuhemukira. Kevin yahise abwira Sami ati Sami umva nkubwire, cyewe nta kindi kintu, nuko nabonye ari umusore wari ubabaje gusa kandi wari uri mu gahinda, ati yambwiye ubuzima bwiwe cyane, numva rwose ntagomba kumureka wenyine aho ngaho yarari, ati kandi nk'umuntu wese ufite ubuzima utekereza, umuntu ufite amarangamutima ntabwo ashobora gutambuka ku muntu uri aho ngaho ubona noneho yicaye no mu kagare ngo nurangiza ngo ugende ngo umusige. Kevin arangije abwira Sami ati nta handi hantu uyu musore agomba kuba tuzabana. Sami yaramubwiye ati ntabwo byakunda, ntabwo bishobora gushoboka, ati niyo wankorera iki ntabwo dushobora kubana n'uwo musore. Sami arangije abwira Kevin ati ibyo ngibyo kandi twabirangije kubiganiraho, ntiwongere no kubigarura. Kevin arangije abwira Sami ati ariko urabizi, ati njye nawe ntabwo tuzabana. Sami yahise aseka cyane, arangije aramubwira ati Kevin ariko urimo gukina ibyo ari byo byose, ati wibuke njye nagutanzeho inkwano, wibuke nubakiye iwanyu, none wowe nta soni uri kuvuga ngo ntabwo ngo uzabana nanjye, ati we narangije kugufatisha ntaho wancikira, nta hantu namwe ushobora kumpungera. Kevin yahise aseka cyane, aramubwira ati ndike ibyo wantanzeho, uzandike n'ibyo wahaye mu rugo, uzandike n'izo nkwano watanze, njyewe umpereze igihe cyo kuzazikwishyurira niba wumva dushobora kuzabana. Sami yahise amubwira ati Kevin ndabizi neza urimo kwikinira, ibyo urimo kuvuga ntabwo ukomeje, ariko nanone rero wifata umwanzuro nk'ubu ngubu umbwira ngo yuko ngo ndi bukubwire ngo ibyo nagutanzeho byose ngo ubinsubize. Kevin yaramubwira ati njye umwanzuro wanjye ni uwo nguwo. Sami yaje kureba Kevin agira ngo baze Kevin niba umwanzuro yafashe yarakomeje, gusa Kevin yari yarangije kwinangira. Njye narangije gufata umwanzuro, ibyo nakubwiye nibiriye, niba wumva tudashobora kubana n'uriya mwana w'umuhungu ufite ikibazo, ubwo ngubwo amahitamo yanjye nuko nzakomeza kubana nawe kandi nkamufasha, ninjye muntu wenyine wo kumufasha muri iyi si afite. Sami yarangije amubwira ati okay, niba ari ibyo ngibyo uhisemo nta kibazo rwose, ariko njye ntabwo nari guhitamo kubana n'uwo muhungu, ntabwo byakunda. Sami yabwiye Kevin ati niba ushaka ko dutandukane mu mahoro rwose nta kibazo,
gusa nizere yuko uzabibwira iwanyu nizere yuko nta kintu bazigera banshinja kuko ngerageje gukora uko nari nshoboye kose. Kevin arangije ambwira ati Sami waragerageje ariko uratsinzwe ku munota wa nyuma. Sami arangije ambwira ati njye ntabwo natsinzwe. Kevin yaje kujya kubwira iwabo ababwira yuko yatandukanye na Sami. Iwabo wa Kevin ntibabyumva neza, barangije baramubaza ati none se ni iyihe mpamvu yaba yaratumye nyamukuru utandukana na Sami? Kevin yarababwiye ati hari umusore natoraguye ndimo kurera mu rugo iwanjye bita Ian. Ababwira inkuru yose y'uwo musore bita Ian. Iwabo wa Kevin bahise bamubwira ati ariko y'uyu mukobwa umuntu wakuroze ninde, uzi ko waturogeye umwana atigeze akaraba? Ati nta soni wanze umugabo muzima ngo nuko ushaka kubana ngo n'umuntu uri aho ngaho wirirwa wicaye ubana n'ubumuga? Umuntu udafite ikintu na kimwe ashobora gukora, umuntu udafite ikintu na kimwe ashobora kwimarira. Ati none se nimukomeza kubana urumva wowe azakumarira iki? Ikizakumarira ni ukukumara amafaranga gusa. Ati kandi urabizi neza uriya musore bita Sami yaradufashije, none aho kubana na Sami uhisemo kubana n'umuntu uri aho ngaho nta kintu na kimwe ashobora gukora ubana n'ubumuga. Kevin arangije abwira iwabo ati nanone njyewe na Sami narabimubwiye, aya magambo mbabwiye na Sami narayamubwiye, njye ntabwo nshobora kubona umuntu uri kuba mu gahinda ngo nindangiza njye kumutererana. Papa wa Kevin ndetse na mama wa Kevin bahise bamubwira ati urabizi yewe muko, ati rwose turamukubyarurutsa, ati ntuzongere no kudutekereza nk'ababyeyi bawe, niba uhisemo kujya kubana n'uwo muhungu ubana n'ubumuga genda bari we mubana, ibyo uzajya ukenera byose uzajya ukenera kugisha inama ugenda ubibwira uwo muhungu, ntazagire n'ubufasha nabo muzongera kutwaka utwibagirwe mu buzima bwawe. Kevin yahise abwira ababyeyi be ati ndabyumva murarakaye ariko nukuri mugerageze mu nyumve. Ababyeyi be baravuze ati Kevin nta handi hantu dushobora kukumvira, ati ntabwo dushobora kukumva niyo wagira gute. Inkuru ya Kevin yaje kugenda imenyekana, abantu benshi baje kugenda bumva iyo nkuru y'umukobwa witwaga Kevin wanze kubana n'umusore wiwe. Ababyeyi biwe bagiye babibwira abaturanyi nabo baza kugenda babibwira abantu, ndetse na Sami yaje kugenda abibwira inshuti ziwe nazo zigenda zibwirana zigenzi zazo. Igihe cyarageze byandikwa mu binyamakuru mu gihugu hose barabimenya, abaturage bamwe batangira kuvuga ati mbega umukobwa w'intwari, ati mbega umukobwa ugira umutima mwiza. Abandi nabo baramuvuze ati ariko uwo mukobwa ni umusazi, ariko ni ibitekerezo by'abantu bigiye bitandukanye byagiye bitangwa. Ariko mu by'ukuri abantu bari bashyigikiye Kevin, bashyigikiye uburyo cyari umwana mwiza, uburyo cyari umukobwa w'intwari, nibo bari benshi. Ian yabashije Kevin ati ibi bintu byose, ati abantu bose ndimo kureba kuri televiziyo nitwe nkuru irimo kuvugwa, ati noneho ni ibiki mwoka byaramwe? Kevin ntabwo nari nzi yuko ari ibingibi wanyuzemo, ntabwo nari nzi yuko byasabye gutandukana n'umukunzi wawe, ntabwo nari nzi yuko byasabye gushwana n'ababyeyi bawe. Kevin yabwiye Ian ati wowe tuza gerageza utuze, ati ndabizi neza warabimbwiye yuko nta wundi muntu ushobora kukwitaho, ati rero njyewe nahisemo kukwitaho, nahisemo kureka abantu bose, nahisemo kureka umuhungu nari narakunze, nakurutishije umuhungu nari narakunze, nakurutishije ababyeyi banjye, ni njyewe rero ugomba kugukunda, ni njyewe ugomba kukwitaho kugeza ushaje. Ian yahise aseka arangije aravuga ati ushatse kuvuga se ko uzaba umudamu wanjye? Ian yahise avuga ati ntabwo bishoboka, ati umukobwa mwiza nkawe w'umugangakazi naba naguciye iki? Inkuru ya Kevin ndetse na Ian yaje kugera kuri perezida w'igihugu bari batuyemo. Perezida w'igihugu bari batuyemo yahise ahamagara, yahise avuga ati uwo mukobwa ndamushaka, uwo mukobwa w'intwaro udasanzwe ndamushaka witwa Kevin, umukobwa ndi kubona uri kwandikwa mu binyamakuru hose, ndifuza kumumenya. Perezida yahamagaje Kevin ndetse yahamagaza na Ian, arangije aravuga ati none se yewe musore iwanyu baba baragerageje kukuvuza ayo maguru, baba baragerageje kureba ikibazo waba ufite? Ian yabwiye perezida ati oya ntabwo negeze mbigerageza kuko mu rugo ntabwo banyumvaga, nta muntu n'umwe wankundaga, papa wanjye ntabwo yankundaga, kandi ikindi mama wanjye nta bushobozi yari afite, n'ahandi hantu yari gukura amafaranga. Perezida yahise abwira uwo musore ati ndaza guhamagara abaganga bose bagiye bakomeye bazagerageza kukuvura kandi ndabizi neza yuko uzakira. Ian yahise ashimira perezida arangije aravuga ati kandi mwakoze cyane. Perezida yaravuze ati kandi n'uyu mukobwa ndashaka kumugororera, ndashaka mubwire icyo ari bumbwire cyose yifuza, buri kimwe cyose yifuza gukora akimbwire. Kevin yahise abwira perezida ati mu by'ukuri njye nta kindi kintu nshaka, ikintu nshaka nuko wavuza Ian udufashije rwose, mwaba mukoze cyane, niyo nkunga mwaba muduhaye
kandi bishobora kuzahenda rero muramutse mumuvuje mwaba mukoze cyane. Perezida arangije aravuga ati ibyo ngibyo ntubigereho ikibazo, ati rwose nzamuvuza kandi ndabizi neza yuko azakira, nzagerageza nshaka abaganga bakomeye mwa kino gihugu bazavura rwose umusore wawe, mukomeze munakundane. Kevin yahise abwira perezida ati hari ikindi gitekerezo nari mfite nari maranye igihe, nari naravuze ko nzagikora umunsi nzaba narabonye amafaranga. Perezida yahise abwira uwo mukobwa ati ni ikihe gitekerezo wari ufite? Ati nkimara kubona Iyani ukuntu yari ameze ahantu yari yicaye mu kagare, nahise ngira igitekerezo cyo kuzashaka abandi bana b'imfubyi nabo badafite abantu babarera babana n'ubumuga, abo bana nkabashakira ikigo, nkabubakira ikigo, nkajya mbitaho, ati akaba ari bwo buzima bwanjye bwa buri munsi. Perezida yahise avuga ati iyo ngiyo ni gahunda nziza cyane rwose, ati ahubwo nawe twe waba udufashije nka leta, ati icyo kigo rwose ngiye kukigushingira, ujye wita kuri abo bana badafite abantu babitaho, wite kuri abo ngabo badafite abandi bantu babakunda. Kevin perezida w'icyo gihugu yamwemereye yuko agiye kumwubakira iyo fondasiyo. Igihe cyarageze perezida yaje gushaka abaganga bavuye Iyani baramuvuye, arongera abo musore uhagaze, arongera aragenda. Nibwo bwa mbere yari agiye mu buzima bwiwe, yarangije abwira Kevin ati ibingibi numvaga bitashoboka. Kevin nawe perezida yaje kumwubakira ya foundation yari yaramusabye. Kevin yakomeje nawe kurera abana b'imfubyi batari bafite abantu babitagaho. Kevin nawe yaje gusezera ku buganga yakoraga, ajya kwita kuri ba bana batari bafite ababitagaho, ndetse na Iyani yakomeje kujya amufasha kubera ko noneho Iyani yajyaga agenda. Umunsi umwe igihe cyarageze, Iyani ndetse na Kevin baje gukora ubukwe buba ahantu hose mu gihugu, buravuga ati ba bantu, ati wa mukobwa wanze umusore mwiza, wa mukobwa wanze umusore wari ukize bitaga Sam, agakundana n'umusore wabanaga n'ubumuga, ati bakoze ubukwe bwabo abantu bose barabumenye mu gihugu, bwaravuzwe, ndetse n'ababyeyi ba Kevin baje kubimenya. Gusa bari bararakariye umwana wabo, gusa Kevin ntabwo byamubujije kubatumira, nabo baje muri bwa bukwe. Kevin mu gihe cy'ubukwe yatse ijambo, arangije aravuga ati mu by'ukuri ndashimira abantu bose, ndashimira igihugu cyose, ndashimira uburyo cy'abantu bagiye badufashije mu buryo bugiye butandukanye. Ati ubwo njyewe na Iyani twabanaga, ati ubwo nahisemo kubana nawe, mu by'ukuri nabuze inshuti yanjye twari tugiye kubana bitaga Sam, gusa nta yandi mahitamo nari mfite, nabuze ababyeyi banjye baranyanze icyo gihe yuko ubwo ngubwo bambyarutse ntakiri umwana wabo. Ati mu by'ukuri byose nari narabikoreye umuhungu bita Iyani kubera ko nta wundi muntu wo kumwitaho wari ufite. Arangije abwira abari bitabiriye ubwo bukwe, ndetse ubwo bukwe bwari buri guca no kuri televiziyo, arangije aravuga ati icyo nashishikariza abantu, yaba abahungu cyangwa se abakobwa ndetse n'abakecuru, umuntu uwo ari we wese, icyo nababwira ni ukuzajya mwita ku umuntu ufite ikibazo, abantu bafite ikibazo, abantu bavukanye n'ubumuga, abantu badafite ababareba. Icyo nabasaba nuko mwabareba, nuko mwabagirira impuhwe namwe mukabitaho, nabo mukabereka yuko ari abantu nk'abandi, mukabahereza icyizere cyo kubaho, nabo bakaba abantu basanzwe muri sosiyete, aho kubaheza ngo mubashire ku ruhande. Kevin yashimiye Iyani, ndetse Iyani nawe yashimiye Kevin. Gusa ubwo bukwe bwabo bwabaye inkuru hose mu gihugu. Ba babyeyi ba Iyani bari barataye Iyani, mukase wa Iyani ndetse na papa wa Iyani baje kubimenya, abaturanyi baraje kubibabwira. Papa wa Iyani yari yarabaye umusinzi muri icyo gihe. Papa Iyani yaravuze ati ndagerageza uko nshoboye kose nzagende kureba umuhungu wanjye amusaba imbabazi. Baje kugenda basaba Iyani imbabazi. Iyani yarangije arababwira ati nta kibazo rwose ndabababariye, ati nirengagije uburyo ki mwagiye mumbabaza nkiri umwana mutoya, nirengagije uburyo ki papa we wankomerekeje, ati muka data wowe urabizi ntabwo wankundaga, ati wajyaga kurya ukansohora hanze, ati buri kimwe cyose wakoraga wajyaga unsohora hanze, ntabwo wigeze umfata nk'umwana wawe, wagiriye papa inama yo kujya kunjugunya, ariko nanone se nakora iki? Ati kuba mwaranjugunye byamfunguriye umuryango, byamfunguriye amarembo yo gukira, ati rero nta mpamvu yo kubanga, ati rwose mwarakoze ahubwo kunjugunya, kuko iyo mutanjugunya ntabwo nari guhura n'uyu mukobwa mwiza bita Kevin. Kevin ndetse na Iyani bakomeje kubana, ndetse banarerana b'abana bari barashize muri cya kigo cyabo bari barasabye perezida yuko yazabubakira.
Ian na Kevin babaye aba influencer bakomeye cyane mu gihugu ndetse no mu mahanga. Abantu batangiye kubamenya bakajya babatumira bakajya kuganiriza abanyeshuri bagiye batandukanye, abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye, bagatumirwa ku mateleviziyo bavuga ubuzima bwabo, bavuga n'inkuru yabo. Turabashimiye kuba mwakurikiranye inkuru yacu yari Big Move Entertainment. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kora subscribe ndetse ukande like, tubwire no muri comment uburyo ki mwumvishije inkuru yacu y'uyu munsi. Yari Big Move Entertainment. Ntujye wibagirwa gukora share kugira n'inshuti zawe cyangwa se abantu bawe baboneye ino channel bumva inkuru zacu. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.